dore amahano umugore yarumye igitsina cy'umugabo we amushinze imyitwarire idahwitse mu kunoza amabanga y'urugo. Ko bikaze bagore bagabo nimuze mwigire hino. Iyi nkuru irababaje cyane, iteye agahinda. Musanze rwose umugore bari mu gikorwa cy'abashakanye, buriya baba bari gukora imibonano mpuzabitsina. Nk'uko umugore n'umugabo iyo bashakanye bagomba kunoza amabanga y'urugo, kuko dore baba barashakanye, bagomba kunoza amabanga y'abashakanye. Rero umugore ntiyashimye uko ngo umugabo we yitwaye muri icyo gikorwa. Ntiyashimye uko umugabo we yanogeje umurimo w'umugomba, umurimo wo kugira ngo amukorere ibyo ashaka. Abandi batitiye umugore n'ubundi nta ndaya yari indaya. Amagambo menshi rero abaye menshi ku mbuga nkoranyambaga. Nagira ngo tuze twinjire mu kiganiro cyacu cy'umunsi kugira ngo tubane kandi nanjye ko mba mparira, nanjye mba mpicaye, ntabwo muzajya munshaka ngo mumbore, mba mpabyamye, mba ndi gushakisha amakuru. Reka mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi kugira ngo tubane, mwumve nyine ibya ingo z'iki gihe ukuntu bisigaye bimeze, ingo z'iki gihe ukuntu zisigaye bimeze. Noneho ku myanya ni ukwifata ku myanya ndangakumirwa, ni ukumirwa. Ariko reka tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwiriwe neza banyarwandakazi hose muri impande zose z'isi, ndabaramukije, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe, mugire umugisha, mugire amahoro, mugire ubumuntu bw'Imana Uwiteka ababeho kandi agomeze abiteho. Mu karere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru, rwose umugore nk'uko muri kumubona ntabwo babashe kuba bamwerekana isura ye, kuko buriya kujya muri ibi bintu ntabwo isura ugomba kuba wayerekana, dore ko biriya bintu ugomba no kubihisha, kuko biriya bintu ni ibintu twese twubaha, ni ibintu twubaha, tutagombye gushyira ku karubanda ngo dusebye umuntu cyangwa tuvuge umuntu uko atari. Rero mu karere ka Musanze rwose umugore yarumye igitsina yamurumye ku gitsina, umugore we umugabo akavuga nti njyewe umugore yanze kumpindukirira, ubwo rero nshiduka yakirumyeho. Kandi hari ahantu kuhakomeretsa biba ari ibintu biba ari hatari. Biriya bintu hari ahantu kuhakomeretsa buriya ntabwo biba ari ibintu byiza, nk'uko twe twabyize muri biology. Biba ari ibintu bibi. Abantu rwose bumiwe bifashe ku myanya ndangakumirwa, baravuga ati uyu mugore si inkunguzira. Ibi ngibi ni ubwa mbere tubyumvise, ariko hari inkuru nyinshi tugenda twumva aho umugore rwose agenda agakata igitsina cy'umugabo. Twahoze twumva inkuru zatambutse, ariko iyi yo rwose irakabije. Kubona umugore nk'uyu nguyu ndi kubona rwose ari n'umugore usirimutse, agafata igitsina cy'umugabo we akakirumaho, akagishonaho, ntabwo biba ari ibintu bifite isuku, ntabwo biba ari ibintu byiza cyane. Birasekeje kandi biteye n'agahinda kubyumva kumve iyi nkuru. Abana yenda babyaye ikabasakaraho, bakavuga se uyu ni mama. Mana nyagasani, nanjye kuyibara biba byanguye, ariko ngomba kuyibara neza kugira ngo mubashe kuyumva neza. Uyu mugore rwose yahohoteye uyu mugabo we. Uyu mugore yamuhohoteye nk'uko muri kumubona, amasura ntabwo yabashije kuba yagaragara neza, ariko uyu mugore yakoze ibintu bibi cyane. Uyu mugore ntabwo yabashije kuba yakumva umugabo we, cyangwa niba umugabo aba ashaka imibonano mpuzabitsina, cyangwa murabizi yuko imibonano mpuzabitsina ikoreshwa ku gahato kiriya ari icyaha gihanwa. Kiriya ni icyaha gihanwa. Kugira ngo mukorane imibonano mpuzabitsina buri wese yenda buri umwe muri mwe atabishaka, ntabwo biba ari sawa, ntabwo biba ari byiza. Ugomba kwitwararika kugira ngo mu gikorwa habemo kumvikana, mu gikorwa habemo kunyurwanya, cyangwa ntihabemo kwivumbagatanya, kuko dore ko ibintu byateye muri iki gihe. Usigaye wumva abagore badahindukira abagabo babo, ugasanga umugabo ari kuvuga ngo umugore wanjye amaze nk'icyumweru cyangwa ukwezi atama. Ako ni agahinda k'abagabo, yenda n'umugore nawe nuko biba bimeze. Buri wese rero hariya mu mibonano mpuzabitsina mukwiye kuba umwe, nk'uko muba mwarashakanye
buri wese ntate undi mu gikorwa, kuko izi ni inshingano z'urugo. Ubundi uva iwanyu waraje kubaka urugo, ntabwo waraje kuruma umugabo wawe ku gitsina cyangwa kumushona. Hoya, hariya hantu iyo umushonyeho hari ahantu niho havamo abana. Ntabwo mazi ko sindahamwe sindashaka, ariko mba numva hariya ni ibanga, hariya ni ibanga ryanyu mwebwe mwabashakana. Ariko umugore ni gute afata umwanzuro wo kugenda hariya hantu akaharuma cyangwa akahashonaho? Ubu uwo mugore saba ari inkunguzi kuko komantere rero zabaye nyinshi cyane, birababaje, biteye agahinda kubona umugabo rwose umugore amuruma igitsina kamurumaho akaza igisebe ku kivubura bigakira cyangwa bikagenda ukundi, ariko ni ibintu bisebetse, ni ibintu bidahwitse, ni ibintu bibabaje cyane. Ngaye nguko rero ibiganiro byacu by'uyu munsi n'akasa mutwe birababaje cyane, ariko ikiri maha, niba warashatse umugore wamushatse umukunda, niba warashatse umugabo wamushatse umukunda, ibintu by'amakimbirane hagati y'umuryango, murabizi ko mufite abana banyu bazakura babona papa na mama bari mu amakimbirane y'urudaca. Abana bakure babibona, abana bakure babizi yuko mutumvikana. Ntabwo ari inyigisho nziza muba muri guha abana mwabyaye, ahubwo muba muri mubabaza cyane. Ngaye nguko rero muramenya ubwenge, kuko mwubake rukomere, mubane neza mu mahoro, mureke kubana nabi cyangwa mureke kubana mu makimbirane, kuko amakimbirane ntabwo yubaka ahubwo arasenya. Mbabagira inama, ndacyari umwana mutoya, nanjye sinzi uko bizagenda, ariko nsenga Imana. Mujye musenga Imana iyo myuka mibi igende, ibyo bidayimoni bigende mu izina rya Yesu. Nge nzajya mbasengera, abantu bose mujya muri ibiganiro byanjye byose nzajya mbasengera kugira ngo mujye mwubaka ingo zanyu zikomere, ingo zanyu zimere neza. Ngaye nguko rero, reka mire ahanga mbashimira mwese mashe kuba mukurikiye ikiganiro cyacu uyu munsi. Ndabakunda, amahoro y'Imana abana, murakagira abana. Bye bye, ciao ciao.